Aho mwiriwe muraho mumeze mute? Mbanje kubashima ko mwagomeje kubaho, turabashima turashima Imana ko yabashije kuturinda, natwe duhari dukomeze kwikomeza, dukomeze mu rugendo rukomeza imbere. Noneho uyu munsi ikintu nari kuvugaho, nari kuvuga kuri Papa Francis ubwo yapfuye muri kuwa mbere kuri uyu munsi wa Pasika. Yatuvuyemo ndabyumva birumvikana, nyine twagize igikomere gikomeye ku mutima. Ikintu twagira ngo twibazeho, ni umusaza wapfuye ufite imyaka 88, yari ashaje cyane, yari afite imyaka myinshi. Noneho nyine ntabwo nje hano ari ikiganiro gikomeye cyane gifite inoze, icyo nari nje kugira kwari ukubwira ugufata mu mugongo abantu basenga muri Kiliziya Gatolika, kuko babuze umushumba mukuru wari ubafitiye akamaro, wabagiraga inama, wabahaga buri kimwe. None ikintu nagira ngo nyine mvuge cy'ibanze gifite ireme, gifite aho gishingiye, nagira ngo mbwire abantu basengera muri Kiliziya Gatolika tubashe kubafata mu mugongo, dukomeze kubakomeza aho bagiye gushyingura umushumba wabo mukuru Papa Francis. Noneho ikintu nagira ngo nanone ikindi nababwira, ndabakunda nyine, mukomeze gukora subscribe, mukomeze gusharinga amavideyo nkose ni muri ino minsi ndi kubaha. Ni Chris Rwanda, ndabakunda rwose. Reka mbabwire, njye maze kubashimira kuko maze kugira sabu 78 mu cyumweru kimwe. Rwose ngize video imwe yonyine imunzaniye abasabu 10. Noneho ikintu nagira ngo mbabwire, mumbabarire, mukore subscribe, mukore like, mukande like, mutere na comment. Ndabakunda, ciao ciao, hasta la vista, see you next video.